Nshuti mwene data bavandimwe, uyu mwanya w'ingenzi Imana ikiduhaye, reka tuyishimire. Turayishimira icyo ijuru ryadukoreye tutarabaho, tukavuka, tugakura, tuyobagurika, ariko Imana iraciye inzira. Reka tuyishimire ko uyu mwanya ibiduhaye nta butunzi twawugura, nta buhanga bwawutugezaho, ni ineza yayo gusa. Kandi twihanganira idashaka kwagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko twese dukizwa, nubwo abantu bose batazakizwa, ariko icyo agomba gukora yaragikoze. Reka tuyishimire ko tugiye kongera kuza imbere yayo nk'umwana usanga ababyeyi bamukunda. Kandi Bibiliya ikanavuga yuko twe turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza, Data wa twese azaduha ibirenze ibyo ababyeyi b'abantu baha abana babo, n'ubugingo buhoraho. Kandi ubwo Yesu abudufitiye mu biganza, yabutangiye ku musaraba, n'ubwa buri wese ubushaka. Reka dushimire Imana yaduhaye ijambo ryayo, umuyobozi. Reka tuyishimire ku bwa Mwuka Wera, umwigisha mukuru. Natwe twayima iki? Reka tuyiyegurire maze igenge ubugingo bwacu. Tugiye gukomeza icyigisho, ndagira ngo mbasabe abo dukomeje kubana muri iri jambo, mubanze mutinde ku byo twize mbere, kugira ngo icy'uyu munsi kize kubona icyicaro gikurikiye icyakibanjirije gikurikiye icyakibanjirije. Kandi Imana ibidufashemo. Tugiye kwiga icyiciro kivuga ngo kwizera gukiza. Kwizera gukiza. Twabonye mu byigisho byabanje ko gukiranuka kutemerwa n'Imana kwigaruriye abantu benshi. Abantu babyiruka ari bangeso nziza, abantu batozwa imico myiza n'idini runaka, abantu bakagira ikinyabupfura gishingiye mu muryango bavukamo cyangwa umuco w'igihugu, abantu babyitiranya n'agakiza. Umuntu akaba ni umunyabyaha uhereye mu bworo bw'ikirenge, uhereye mu mateka yo kwa Adamu n'iwabo, yangiza akakubwira ngo nzi ndi mubi ariko sindi gakanaka. Umuco wo gufata ubukristo tukabugiranya n'ubwo abandi umaze guhinduka ihame mu bantu. Ariyo mpamvu abantu iyo babonye uwitwaga umuntu w'Imana atsikiye baririmba bati nureba ko ari abanyabyaha birataga. Ariko reka nkubwire, ndakwifuriza kureba kutarakoze icyaha. Ese niba wumva ufite umuco wo kureba ku bantu, reba kuri Daniyeli, urebe no kuri Yozefu. Ingeso mbi uzababonana uzavuye ngo dore ni nka babandi. Ariko abo nabo ntabwo amazina yabo aduhesha agakiza. Agakiza k'Imana tukabona binyuze muri Yesu Kristo, wa wundi utarakoze icyaha. Uku gukiranuka rero kutemerwa n'Imana kwamaze kuba gikwira. Twabonye yuko iyo kumaze kunanirwa, hari irarika ry'Imana riza guhamagara umunyabyaha ngo amenye ubuzimire bwe, amenye ikibazo afite, yifuze kugirirwa ubuntu n'Imana kandi abugire mu mutima we. Nyamara ntabwo Imana igira uwihatira ibyayo, ahubwo irakomanga, irahendahenda. Ubutumwa bworoheje itorero ry'i Laodikiya, itorero ryo mu gihe cya karindwi, buravuga ngo ihane, gira umwete wihane. Petero nicyo kibwiriza yabwirije, mwihane. Nowa nicyo yabwirizaga, Yohana yarakibwirije. None se ninde wanyuranya n'abo bantu b'Imana akaba yabwiriza uko abyumva gutandukanye n'uko ubutumwa bwiza buvuga? Ntabwo bikwiriye. Dukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza nk'uko buri mu ijambo ry'Imana, kandi hahirwa umutima ubwizera. Reka dufate umwanya dushima Imana. Urakoze Data wa twese, yobora ubwoko bwawe
ku kuri kose, kandi udushoboze kugira uko kuri mu mitima yacu. Ijambo tugiye kubumbura, mwigisha mwiza udukunda, tuyobore dusobanukirwe n'umucyo uva ku ntebe y'ubuntu mu izina rya Yesu. Ndagira ngo twumve iri jambo ryitwa kwizera gukiza. Kwizera gukiza. Kuki Aburahamu ari sekuru w'abizera? Kuki Aburahamu yiswe inshuti y'Imana? Ntabwo yabivukanye, ahubwo igice cya 15 uhereye ku murongo wa mbere kugeza umurongo wa 6. Hanyuma y'iryo jambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu, witinya, ni njye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramaze ati, Mwami Uwiteka, uzangorora iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Dore nta rubyaro wamaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka mu rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana, aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri, niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka, abimuhwanyiriza no gukiranuka. Aburahamu yari akuze, ibyiringiro byo kubona umwana nta byari bigihari. Ari we ari n'umugore we Sara bari basigara abihebe. Ariko ni iki kindi akoze? Mbese abanje gushinga korari? Mbese abanje gukoresha amavuna? Ndagira ngo turebe, hari ibitabo abanje gutanga, hari abarwayi abanje gusengera, mbese hari urusengero yubatse ahantu? N'icyo abanje gukora. Ntabwo yigeze avuga ngo reka mbare nibura nanirwe, ahubwo arebye icyo Uwiteka amubwiye. Yaravuze ati, icyo Uwiteka avuze nawongeraho, ndizeye. Igihe Yesu yatoraga abigishwa barimo Petero, akabasanga nta fi n'imwe bafashe, yabwiye Petero ati, ngaho jugunya iburyo bw'ubwato urafata. Bibiliya iravuga ngo Petero ntiyagira ikindi kintu yibaza cyo gutekereza, aho abwiwe kujugunya aravuga ngo ubwo ari wowe ubivuze reka mbikore. Ubwo ari wowe ubivuze reka mbikore. Kwizera ntabwo ari igikorwa abatuye isi bumvikanaho ngo ngaho ukora ibi. Oya, kandi kwizera ntabwo ari inzira imenyerewe muri kamere muntu. Niyo mpamvu Mariya, umwana w'umukobwa, yahagazwe imbere na marayika akamubwira ko agiye kubyara umwana, agiye gusama inda ya Mwuka Wera, kandi amubwira n'uzavuga uko azitwa, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Mariya yavuze ngo iki? Nk'umuntu yasubiye mu buzima busanzwe, aravuga ati, ibyo byashoboka bite ko nararyamana n'umugabo? Ese kuryamana n'umugabo ukabyara ni ukwizera? Ibyo hoya. Nimba wumva uri umwizera, uzamara imyaka 20 utarabona umwana ushatse, noneho ijwi ry'Imana bikubwira ko kubyizera. Bangahe bajya mu bapfumu no mu nzaratsi, bakaba bagendana ibintu bambariyeho ngo babuze umwana? Sara na Aburahamu bari bambariye kubihe? Nabyo. Kwizera kwa kundi abisirayeli bageze ku nyanja itukura, ntabwo ari Nyabarongo, si Ikivu, ntabwo ari oya, si umugezi, inyanja. Urayumva? Uwiteka arababwira ngo rambura inkoni hejuru y'iyo nyanja, kandi babwire bagende, bakomeze bagende. Barya gahese baragenda. Kwizera ariko kwatumye baca mu nyanja nk'abaca ku butaka. Kwizera ntabwo ari igikorwa kirebeshwa amaso. Kwizera gukiza. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 21. Ariko noneho
hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana bizera bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Kubera iki? Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Iri jambo turyumve kuko niho iby'ubugingo bishingiye. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera n'ibisazi, kwizera gushinga ibendera mu gikingi cy'umwanzi, kwizera ntabwo biganirwaho, ntabwo byemeranywaho n'abantu. Oya, Elisa yabwiye umugaba mukuru w'ingabo za Siriya ati manuka muri Yorodani wibire 7, urahumanuka, manuka. Arangira ajya kutajya kujya mu mibare ngo yose ngo wacu muri Siriya ni amazi neza haba. Oya, we kora icyo ubwiwe, iby'amazi ubyihorere. Aramanuka atabyumva, ariko aramanuka. Abasirikare baramwinginga, baramugota, baramuzenguruka. Iyo atamanuka ngo kubwo kwizera byari kugenda gute? Uku gukiranuka kw'Imana Bibiliya atubwira ngo niko bose baheshwa kubwo kwizera. Ubutumwa bw'iki gihe hari ikitarimo. Ubutumwa bwatoranijwe mu mugabane wa 2, baratubwira ku ipaje ya 14 hasi na 15 hakurya, baratubwira yuko ubutumwa bwo kwihana Yesu yarabubwirije, Yohana yarabubwirije, abantu barabubwirije, Petero yarabubwirije n'abandi. Kandi abantu bagomba kugwa ku rutare ngo bashenjaguruke imitima. Abataraguye kuri urwo rutare basa n'abahindutse, ariko ntibahindutse by'ukuri. Bakwiriye guhinduka rero. Ababwiriza ubutumwa barabwiriza batitaye ku rufatiro rwo kwihana rwa gatanga ka mbere. Witwa Nabwenge nawe yaragurutse agenda mu gitabo cy'umugenzi. Ageze ku rurembo hakurya abona hari uruzi agomba kwambuka, bamushyira mu bwato bwitwa mwiringira ubusa. Kwihana kudashingiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kose ntabwo kuzemerwa. Uzasoma ayo magambo. Ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ari nabwo butumwa bw'abamarayika 3 buyobora umuntu ku giti cye kukugirana isano na Kristo. Ubwo Kristo ahinduka inshuti yacu bwite n'umukiza, nuko adufasha gukunda no kumvira ukuri. Ubufasha bukomotse ku Mana n'urukundo no kumvira ukuri niyo nzira rukumbi yatugeza ku bwami bw'Uwiteka. Kandi ubwo butumwa bw'abamarayika 3 no gutsindishizwa n'umuntu ko kwizera bufite umugambi umwe, nuwo gukiza umunyabyaha. Ubutumwa bwo gutsindishwa no kwizera n'ubutumwa bw'abamarayika 3 bufite umugambi umwe n'intego imwe. Gutsindishwa kubo kwizera ni uburyo Imana ikoresha bwo gukiza abanyabyaha. Uburyo bw'Imana bw'utuma abanyabyaha bamenya ikosa ryabo no kuzimira kwabo. Nanone gutsindishwa kubo kwizera ni uburyo Imana ikoresha kugira ngo ikure icyaha ku muntu, igakura ku banyabyaha umuvumo w'amategeko yayo, maze igatuma abanyabyaha babasha guhagarara imbere yayo n'imbere y'amategeko yayo yera. Gutsindishwa kubo kwizera ni uburyo Imana ikoresha bwo guhindura abanyabyaha b'abanyantege nke kandi bahora batsindwa, kugira ngo bahinduke abakristo bashikamye, bakiranuka kandi banesha. Ngiyi intego y'ubutumwa butsindishwa n'ubuntu bwo kwizera. Abaririmba ngo baratsindishijwe nyamara bahora batsindwa, bongere barebe neza ikibazo gishingiye. Barebe neza aho ikibazo gishingiye. Birakomeye kwemera kuko kuri ko gutsindwa n'umuntu kuri kwizera kwakuweho amaso n'abantu benshi bavuga ko bashaka ubutungane kandi bizera ubutumwa buheruka bwo mu ijuru. Nyamara kandi ugasanga
barakomeza kubaho imibereho idafite aho itandukaniyeho n'abatizera icyo Kristo yabakoreye. Ni hari umuntu umwe ku ijana waba ufite gusobanukirwa neza ibyerekeye gutsindwa n'ubuntu bwo kwizera nk'uko bisabwa. Ntabwo abantu bashaka no kubyumva, ariko wagiye ugafata nibura Yohana igice cya 3. Nikodemo ni wamurusha gukiranuka. Yewe yemezaga abayuda ari umwigisha w'abafarisayo. Yari umufarisayo, umwigisha w'abayuda w'ishyanga. Ariko waruzi impamvu yafashe icyemezo cyo kugenda nijoro? Ni umwe mu bantu bari barashyizeho ihame ry'uko umuntu wese uzeraye ko Yesu Kristo ari we Mesiya azacibwa mu ishyanga ry'abayuda. Kandi akumva arahura n'icyuho mu mutima cy'uko hari ibyo abura, ariko akibaza ukuntu icyo cyuho cyazibwa bikamuyobera. Akongera agahura n'inkomyi ivuga ngo none se nk'umwigisha abantu bakunda, abazabona nanjye nagiye ku wundi mwigisha utarigiye mu ishuri twigiramo, utemerwa mu rwego rw'idini, ntabwo nzasuzugurika. Maze icyoho kimufungiranira ahantu. Ariko ijuru rigendera umutima rimusaba gushyira icyo cyubahiro hasi. Nubwo yagiye nijoro aramaze, wowe ko byakunanira nijoro baguseke. Igihe Mariya na Yosefu batakazaga Yesu, bamushatse iminsi 3 barira. Basubira i Yerusalemu. Impamvu ababwiriza bacu batagera ku musaruro ushimishije nk'uko inyandiko ivuga, ni uko batagendana n'Imana. Kuri benshi hari intera y'urugero rw'umunsi hagati yabo na Yesu. Unyumvira ikibazo gihari. Petero amaze kubona ibyo yaragiye gukora atsinzwe, yatema ugutwi Yesu akagusubiza kuwo Petero agutemye. Ikimwaro cyaramufashe. Bibiliya avuga ngo uhereye umwanya bakagenda barenga hinguka. Ubu abantu benshi hagati yabo na Yesu hari urugendo rurerure. Nibareka kugenda, ariko nibashaka no kumwegera. Kuko kumwegera ngo abe muri bo nabo babe muri we, birabasaba ikiguzi badashaka gutanga. Gusekwa n'isi, kugira inyungu z'isi badashobora kutabona uko zinyuranyije n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ziriciraho iteka. Kubaho imibereho ishobora kwangwa n'abantu. Kubaho ubuzima bushikamye ku masezerano y'Imana mu gihe abandi barimo batera agaciro iryo jambo. Abantu benshi bamaze kugira ikibazo. Kandi reka nkubwire, kwihana ni ikinyuranyo cyo guhanwa. Kwihana ni ikinyuranyo cyo guhanwa. Abatari bwemera ubutumwa bwiza ngo butere umutima kwihana, bari bwisange mu mwanya batatekerezaga. Hariho gukiranuka kw'Imana. Mu gihe cy'ijoro twabanje cyitwa gukiranuka kutemerwa n'Imana. Ubu noneho hariho gukiranuka kw'Imana. Ubwo gukiranuka kw'Imana rero kwigaragaza mu nzira ebyiri: gukiranuka tubarwaho no gukiranuka duhabwa. Gukiranuka tubarwaho niko kwakunda Aburahamu yabazwa gukiranuka, nuko yizera Uwiteka, Uwiteka bimuhwanyiriza. Guhwanya no gukiranuka, kandi atari uko umuntu yakiranukaga. Igihe Yesu yigishaga ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, hari amagambo ngira ngo twumve neza. Yaravuze ngo mwese, 28 igice cya 11 Matayo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uwo ni umugabane wo kubarwaho gukiranuka. Twabonye ko irarika ry'Imana rigera ku mutima ugashengagurika, kandi ukaba ari umurimo wa Mwuka Wera. Kumenya ko uri umunyabyaha, Dawidi amaze kubisobanukirwa, uzagenda usome Zaburi ya 51, niyitaye ko ari umwami, yashyize icyubahiro hasi arataka. Abo ku munsi wa Pentekote ntabwo bigeze bitsindishiriza, bararyamye bati bagabo bene data dukora iki, tubigire gute? Ntabwo Petero yigeze avuga ngo nimugende mugire ibi n'ibi, ni mwihane. Yohana yabwizaga ubutumwa bwo kwihana no kwizera uzaza. None uyu munsi ahubwo uwo yaraje ari ku ntebe y'imbabazi avuganira we nanjye, arimo arakira imitima ishenjaguritse
mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Igihe abisirayeli bavaga mu gihugu cya Misiri bavuye mu Egiputa, Bibiliya itubwira yuko bari abaretwa muri icyo gihugu kandi ntibashoboraga kwibatura ngo bishoboke. Ariko si Imana yakoze iki? Mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 1 n'uwa 2, Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ayo ni amagambo birakwiye kumvikana. Banza umenye ko Imana ari Imana yawe, ntabwo ari Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yabaye yabo mu gihe cyabo ntibagihari, ubu ni Imana yawe. Niko umurongo utubwiye. Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'Egiputa mu nzu y'uburetwa. Igihugu cya Egiputa ni mu byaha bitagira umupaka, bya bindi Pawulo avuga ngo natwe twari nkabo, bya bindi twakoraga tukaryama tugasinzira nta mutima uturega ikibi. Aho ni mu Egiputa. Kugira neza ko Imana kubonetse iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo idukiza kubw'imbabazi zayo. Abefeso 2:8, mwakijwe n'ubuntu kuba kwizera ntibyavuye kuri mwese no ku mirimo ngo hatagira uwirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Egiputa rero kugira neza ko Imana kwarahagusanze muri ibyo byaha byose bifatika abantu bakora, yewe bagasigara bihisha leta gusa kuko hari ibyihana, ariko ubundi bagakora ibyo bishakiye. Ibavana mu Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ngo ntushobora kuyumvira, kandi abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Iri jambo rero ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Abisirayeli bavanywe mu Egiputa, bavanwa kwa Farawo n'imirimo y'agahato itagira igihembo, bahora bashyingura bagwa mu rwondo, babongera imirimo itagira umushahara. Barataka, gutaka kwabo kugira amatwi y'Uwiteka. Yohereza Mose ngo agende avaneyo umwana wayo w'imfura. Mose abavanayo, ariko ntabwo byari bivuze ngo ubwo bavuye mu Egiputa bageze i Kanani. Ibanyuzi y'ubutayu kugira ngo ibigishe gukiranuka kwayo. Iryo somo rirabananira nk'uko rimo ryanze kumvikana mu bantu muri iki gihe. Ariko ibikunanira iruhande rwawe hari ababyumva. Mose yarabyumvaga, Yosuwa yarabyumvaga, Kalebu yarabyumvaga. Ibyo abatabyumva birabareba, utazagwa mu mutego. Iri ni ihame Satani yanga, azi ko abantu basobanukiwe n'icyo Kristo yabakoreye. Iyi imbaraga za Satani zajanjagurika. Niyo mpamvu ahindura abantu abanyedini. Insengero zarubatswe ukubise amaso warubona, ariko ibyaha byagiye he? Hari aho byagiye. Baracyari mu nzu y'uburetwa. Umuntu arahindura idini nk'uhindura imyenda. Ushobora guhindura imyenda ukambara imyenda ariko ukiri wa wundi. Ntabwo kwihana ari nk'imodoka bajyana guteza irange mu igaraje, barayipuriza igacya, ariko ntuzafungure ngo urebe imbere. Ibarangije manda. Ntabwo kubabarira kw'Imana rero ari ugutera irange, oya, ni uguhinduka k'umutima. Kandi uko guhinduka kurakenewe n'abantu bavuga ngo ni abigishwa ba Kristo. Mwese abarushye n'abaremerewe, Yesu ati muze munsange ndabaruhura. Uku kuruhuka niko Imana yahaye abisirayeli. Ntabwo bongeye kubura amahoro kubera imirimo y'agahato. Bageze mu butayu bararyama mu mahema yabo. Imana ibarinda icyokere, ibarinda imbeho, ibarindira inkweto n'imyenda, ibaha ibyo kurya by'ubuntu. Bararuhuka, baranezerwa, ariko ntabwo bari bageze ku ntego y'icyo Imana yabahamagariye, kuko nibaragera mu gihugu cy'isezerano. Kubabarirwa rero ibyo bikwiye kumvikana. Mu gihe umuntu yicuza kandi yihannye, uwo mwanya Imana ikureba nk'aho utigeze ucumura,
Ibi biratangaje rwose. Ibyo kandi umuntu wese abikora ku giti cye, ntawe ubikorera undi. Abantu bakira Kristo mu kwizera baba bavukiye ibwami. Muri Kristo bagira amaraso ya cyami mu mibiri yabo. Ibyo Kristo yakoze n'icyo abamariye bituma kunesha gushoboka mu mibereho yabo. Muri Kristo byose birashoboka. Kandi iri jambo niryo Yesu yavuze muri Yohana igihe yavugaga ngo nanjye. Erega ntacyo Yesu atakoze, ahubwo kwirengagiza ukuri birarikoze. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 31 na 32. Ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye. Ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Satani nta jambo aba afite ku munyabyaha wagiriwe ubuntu n'ijuru kandi akabwakira. Abantu bakira Kristo mu kwizera baba bavukiye ibwami. Muri Kristo bagira amaraso ya cyami mu mibiri yabo. Ibyo Kristo yakoze n'ibyo abamariye bituma kunesha gushoboka mu mibereho yabo. Muri Kristo byose birashoboka. Iyo twambitswe gukiranirwa kwa Kristo ntituba tukiroha mu byaha nk'uko Kristo akorana natwe. Wenda twafudika, ariko tuzajya twanga ibyaha byatumye umwana w'Imana ababazwa. Kwizera amaraso ya Kristo niko gutuma ibyaha byose by'uwizera bikurwaho. Gukiranirwa kw'Imana kukajyaho ibyaha byose byari biri. Mbese uyu si umurimo w'agatangaza? Ni umurimo w'agatangaza dukwiriye gushishikarira buri muntu wese akawugira uwe, kuko bidakozwe ibi ikibazo kirahari. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bitwereka ko Yesu ari ku musaraba. Mu byo yatangaje harimo n'itangazo rivuga ngo Mana ubababarire. Ikosa rya mbere twakoze, irikomeye mu makosa yose abanyabyaha bakoze, nta muntu uzarimbuka azize urutonde rw'ibyaha yakoze. Umuntu azarimbuka azize kutizera imbabazi Imana yamugiriye. Nta kindi cyabiteye n'abanditsi ba Bibiliya bakoze ibyo, ndetse bo badakoze n'ibiruta ibyo twe dukora. Ninde se wari washaka abagore 1000 nka Salomo? Uzabigerageza usure ko wabishobora kandi utarihani? Ntiwabishobora. Ariko Salomo se ntabwo ubutumwa yanditse ntabwo budufasha? Dawidi se yakoze bike? Aburahamu se yakoze bike? Loti se yakoze bike? Sawuli se warenganye gitoro yakoze bike? Niyo bitanzemo ubuhamya. Icyaha gikomeye umunyabyaha gukomera kurenza ibindi ni ukutizera Kristo. Niyo mpamvu tuvuga ngo kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi gucirwaho iteka ni ukuhe? Ni uko Imana yatanze umwana wayo akaza mu isi kudukura mu mwijima, twe tugakunda icyaha, twe tukagundira ingeso mbi. Rero reka twumve neza iri jambo kandi turigire iryacu. Kwizera gukiza. Uko kwizera gukiza, kwizera kubashisha umunyabyaha kuzana ku Mana ingeso za Kristo, maze Uwiteka agashyira kumvira k'umwana we mu bugingo bw'umunyabyaha. Gukiranirwa kwa Kristo kwemerwa mu cyimbo cy'intege nke z'uwo muntu, maze Imana ikamwakira, ikamubabarira, ikamugira umukiranutsi. Uwihannye agahinduka uwizera, imugira nk'aho ari umukiranutsi, kandi ikamukunda nk'uko ikunda umwana wayo. Ubu nibwo kwizera guhwanye no gukiranuka. Maze kwizera kugatuma umuntu wababariwe ajya mbere, ava mu buntu ajya mu bundi, ava mu mucyo muto ajya mu mucyo mwinshi. Kandi iki tucyumve neza, kuko kutumvikana kwacyo n'ibizakibuza kuba ukuri. Igihe Yohana yandikaga ubutumwa bwiza bwa Yesu mu gice cya 1 umurongo wa 12, uyu murongo ndawukunda, mwifurije kugira uwawe. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Kristo icyo yadukoreye, icyo ari mu kudukora n'icyo azadukorera,
icyo yadukoreye ni ukubabarirwa, icyo adukorera ni uguhindura umutima ukava mu ntege nke, icyo azadukorera ni uguhindura uyu mubiri upfa ubora tukazambikwa utabora. Abantu bagafata ijambo bakavuga ngo warupfuwe noneho kunesha kwawe kuri he? Ibi rero ntawe ubikorera undi, ntawe ubikorera undi, ni umurimo w'umuntu ku giti cye, ntawe ubikorera undi. Yesu yishyuye inshungu ishyitse, kandi ku bwayo umunyabyaha yakira imbabazi kandi akagumana gukiranuka muri we. Abantu bose bizera ko Yesu yabahaye impano kubw'igitambo cye bashobora kumusanga ngo babarirwe ibyaha byabo, kuko ku bwa Kristo umushyikirano usubizwa hagati y'Imana n'umuntu. Niyo mpamvu bavuze ngo nanjye nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho umuntu wose. Ibyiringiro byacu by'ubwami bwo mu ijuru bigomba gushingira kuri Kristo wenyine, kuko ari we shungu yacu n'agakiza kacu. Ngaho rero umunyabyaha ajya imbere ya Data wa twese, rwa rwego Yakobo yarose rurongera rukaboneka, umugisha ukamanuka uje mu isi, umunyabyaha akazamura icyifuzo. Ntabwo twashobora kugera imbere ya Data wa twese kuko twese twakoze ibyaha, ariko Imana iturebera mu cyo Kristo yadukoreye, iturebera muri wa wundi. Ukwizera nyako kwiyitirira gukiranuka kwa Kristo mu gusangira kamere y'Imana. Umunyabyaha ahinduka umuneshi hamwe na Yesu, bityo ubuntu bukivanga n'ubumana, ubumuntu bukivanga n'ubumana. Nshuti, rega inkuru nziza agakiza. Ntuzajya wumva ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Hari ubutumwa gusa ariko utashyiraho ubwiza. Ubutumwa bwiza ni ubwerereza igitambo cya Kristo, cyo byiringiro byacu gusa. Aho rero dukwiye kumvira ku murongo waho, kuko abantu benshi bashobora guhusha intego kandi mu by'ukuri batarwanyaga Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto rwa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 17 n'uwa 18. Kuko Kristo atanumye kubatiza, ahubwo yanumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko navugisha ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Mwifurije kubona imbaraga z'Imana kuko uri mu bashaka agakiza. Ubwo rero abandi ibyigisho by'ubugingo babifata nk'ibisanzwe, ndakwifuriza gufata ubutumwa nk'izahabu. Ubufate nk'izahabu. Kubona umunyabyaha afata gukiranuka kwa Kristo akakwitwaza mu masengesho akagera ku ntebe y'imbabazi kubwo kwizera, ati mwami sinkwiriye, ariko Kristo arakwiriye. Nge ntacyo ndicyo, ko Yesu we ni umuneshi. Ubwo rero twebwe tudashoboye, Kristo akaba ashoboye. Niyo mpamvu ahari ku bwacu. Burya umunyabyaha yihannye agashenjagurikira imbere y'Imana, akiyumva uko Kristo amusabira, akizera mu ngano ko ariyo byiringiro bye muri ubu bugingo no mu bugingo buzaza, ibyaha bihera ko bibabarirwa. Uko niko gutsindishirizwa kubwo kwizera. Kubwo kwizera nyine uwizera ava mu mwanya w'ubugome, ari wo kuba umwana w'icyaha na Satani, akajya mu mwanya wo kuyoboka Yesu Kristo, bidatewe n'ibyiza yakoze, ahubwo bitewe n'uko Kristo amwakiriye akamugira umwana we bwite. Gutsindishirizwa bihabanye no gucirwaho iteka. Birahabanye cyane. Kuki bihabanye? Pawulo arabisobanura mu Baroma, mu rwandiko rw'itorero ry'i Roma ku gice cyaho cya 8. Nicyo yavugaga, umurongo wa mbere. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho naryo. Naho se 5 umurongo wa mbere, Abaroma. Nuko rero twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Gutsindishwa kuduhesha amahoro yo mu mutima, kuduhesha amahoro ku Mana kuko tutagicirwaho iteka.
noneho gukiranuka tubarwaho rero iyo kumaze kugera ku mutima w'umuntu ibyiringiro bye biba bibonetse, abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yesu yabwiye Mariya, tumva rero ndakubabariye, ariko genda nukongera gukora icyaha utazacirwaho iteka, utazabona ishyano riti rya mbere muri Bibiliya yawe. Nimba uri umubwiriza cyangwa ukaba uri umusomyi, nyereka nyuma yo kubabarirwa Mariya ibindi byaha yakoze ni bingahe. Kubera iki? Uwababariwe ahabwa ubushobozi buva muri Yesu bumubwira ngo genda. Cyokora kuko atarabona gukiranuka duhabwa, uku ni gukiranuka tubarwaho. Yohana avuga ngo ntihagire ukora icyaha, cyokora ntihagire ugikora uko bishoboka. Dufite umurengezi kuri Data wa twese. Ntabwo uyu nguyu aba agikora icyaha, ni icyaha kiba kimukoraho, kuko icyo Kristo yamukoreye cyateye umutima we kwanga icyaha. Icyo ucyumve neza. Ubu ntabwo abasifuzi b'imipira y'amaguru umupira wose ugeze ku kaboko siko basifura ikosa. Bamaze gutandukanya gukora umupira cyangwa umupira kuba ari ukoze umuntu, barabitandukanyije. Mu myaka ya kera siko byari biri, ubu byarahindutse. Bamenye ko hari igihe umupira ari wo uba umuguye atari wo ukoze. Uyu rero ntabwo aba agikora icyaha, oya, ahubwo kuko yarihannye kandi asobanukirwa n'icyo Kristo yamukoreye, ntabwo yakongera gukinisha igitambo cy'ikaruvari. Ariko icyaha ntabwo cyihana, kandi muri we aracyafite amateka yo kwa Adamu. Niyo mpamvu akeneye gukiranuka duhabwa. Uku ni ugukiranuka tubarwaho. Kandi igisambo cyari iburyo bwa Yesu, cyarababariwe ariko byagisabye kuva mu mubiri. Uku ni ugukiranuka dukesha urupfu rwa Yesu ku musaraba, niko gukiranuka tubarwaho. Hari ugukiranuka duhabwa, tuzagenda tubibona imbere, ni ugukiranuka dukesha kuzuka kwe. Ubu rero ubabariwe, ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko waboneye, ariko akwiriye kumenya yuko nshuti y'Imana, gukiranuka kw'Imana kwigaragaza mu nzira ebyiri. Izo nzira ebyiri rero iyo zimaze gusobanuka mu muntu, ntabwo aba akiyobagurika, agwa mu nyigisho za hato na hato. Umutima uratuza, akamenya ko kuva ijuru rimwemera nta kindi, ava mu bwaka bwo kwibaza ngo Yesu yazana akijijwe. Ntabwo aba agihuzagurika mu rugendo, umutima uba waratuje, kandi isano ubumwe n'ijuru bwo yongera kugaruka. Ubu rero ndagira ngo mwifurize kumva neza ibihame, kuko kutaryumva umuntu aba ari mu murongo w'urujijo, aba arimo agenda mu rugendo ruhuzagurika. Abantu bose biyumvamo ko bafite ubukene bw'umutima bukomeye, abiyumvisha ko ari nta cyiza kibarimo, bashobora kubona gukiranuka n'imbaraga kubwo kureba kuri Yesu Kristo wenyine, wa wundi wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange n'abaruhura. Ntabwo dukwiriye urukundo rw'Imana, twe ntabwo turukwiriye, ariko Kristo ararukwiriye, kuko imibereho yanyu yo mu gihe cyashize yaba yari imeze kose, nubwo mwaba mufite ingorane zingana iki muri ibi bihe, muramutse muje ku birenge by'Umukiza mwahasiga umutwaro, mwabona umunezero. Iryo ni ryo jambo mwifuriza. Kandi mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 1:9, Yohana yabwira we nanjye ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa ikiranukira kutubabara ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Imana itureba nkaho tutigeze ducumura nshuti. Uramutse upfuye wabona ubugingo buhoraho, nukomeza kubaho wababariwe uzagomba kuva mu butayu ukajya mu gihugu cy'isezerano, kuko nukangisha ngo wavuye mu Egiputa, abavuye mu Egiputa kuki batageze i Kanani? Bararuhutse, ariko bari bakeneye kubona isezerano ry'iteka. Ubu rero nshuti yanjye, nshuti y'ubutumwa bwiza, umva ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami, Kristo ari ku ntebe y'imbabazi ku bwawe nanjye. Kandi twabonye ko ubutumwa bw'utsindwa n'umuntu bwo kwizera ni uburyo Imana ikoresha ikura icyaha mu bugingo, bwo guhindura abanyabyaha b'abanyantege nke kandi bahora batsindwa, kugira ngo bahinduke abakristo bashikamye, bakiranuka kandi banesha.
urujijo ruvaho, ubuntu bw'Imana buhindura umutima bukawuboneza. Ubwo nibwo mwifuriza. Ikijo twigaga cyitwa kwizera gukiza, kwa kundi kwabonetse kuri Aburahamu akabarwaho gukiranuka. Ubwo gukiranuka tubarwaho rero niko kudutsindishiriza, niko kuduhindura abana b'Imana, abantu badahuzagurika mu rugendo, bafite umutima utuje, badahora bikanga ibyenda kuba se kuza kwa Yesu kumutera ubwoba. Oya, ni ibirori bigiye kuba. Kandi uyu nguyu abamarayika birukangana inkuru bakayigeza mu ijuru ngo umunyabyaha avuye mu rupfu abonye ubugingo. Mu ijuru hakaba umunezero, hakaba ibirori ku bwawe. Mwifurije kuboneka muri ibyo birori by'icyo Kristo yagukoreye. Mwifurije kugira umutima utuje, mwifurije kutarwanya ubutumwa bwiza ngo usigane ubutumwa gusa, mwifurije kudacirwaho iteka ahubwo ugahinduka umwana w'Imana. Ibyo nibyo mwifurije, nawe mbyifuriza mu izina rya Yesu. Amen.